sigaho bikomeza kurira. Amarira urira ijoro urara uri kuri telefone urimo urahamagara ngo babe, ugahamagara ariko umuntu ntakwitabe. Ntabwo ari uko atari kumva yuko uri kumuhamagara yakwihorera. Ntabwo ayobewe yuko wowe ubwawe umukunda, nta nubwo ayobewe yuko wowe ubwawe ntacyo utakora kugira ngo umutsindire. Ariko umutima we ntabwo ashobora kuwugufungurira kuko nawe afite undi muntu yihebeye mu buzima bwe. Sigaho amarira bikomeza kuririra umuntu utagushaka. Abakobwa benshi mufite abantu mukundana barababaje, babagize ibikomere, babagize abantu badafite umumaro. Nje kuvuga ku kintu kijyanye no guterera ivi abakobwa. Umusore araza agakundana n'umukobwa agashaka uburyo bwo kugira ngo azamwinezezeho, ariko muri uko kumwinezezaho umukobwa akamubera ibamba, bagakundana umwaka, umukobwa akanga kumuhereza ku mupuri. Ariko nyuma y'umwaka, uyu nguyu umwe, umuhungu akiga gahunda ya hatari, agafata ikintu cyitwa abasore nk'icumi, abakobwa nka batanu, yarangiza akaza akakwambika fiyansaye, akaguterera ivi mu mbaga y'abantu, mugakora amafoto, agatumira n'umufotogarafe, mukanywa mukarya. Guhera uwo munsi urariye kandi uranyweye. Mu mbaga y'abantu uravuze ngo uriya musore ndamutsindiye, agaragaje yuko ankunda. Yego ku ruhande rwiwe yabikoze, ntabwo uzi umupangu afite, uzi yuko impamvu yiwe yabikoze ari uko nyine agukunda. Mugiye no gukomezanya, mugakora n'igikumwe, mugakora n'ibindi birori bindi. Nta muntu w'iwanyu mu rugo wari uhari, nta muvandimwe wari uhari, nimba bari banahari nyine byagaragaye gutyo gusa. Ugategereza iyo fiyansaye wambaye, iyo mpeta ya fiyansaye wambaye bagutereye ivi, ikamara imyaka 2, ikamara imyaka 3 umuntu yagutereye fiyansaye, nta gikumwe, nta bukwe. Ahubwo gahunda ari ukukubwira ngo nsanga i Butare mu mujyi, nsanga i Muhanga mu mujyi, akira tike. Ukagenda ukamara y'icyumweru cyose yarakugize nk'umugore, akajya yirirwa kubomora uko abishaka. Abasore turiyizi, akajya yirirwa kubomora uko ashaka. Nawe uri aho ngaho ngo ufite umugabo ngo uzagushaka akagushyira mu rugo. Akagushyira mu rugo. Kuki mutateye igikumwe? Kuki mutagiye mu murenge? Akakubeshyeshya fiyansaye umwana ukayambara. Wamara kuyambara ni ubundi akajya kubomora uko abishaka. Kuko mbere wanze kugira gute kumuhereza umupuri. Hanyuma ni Ezekiel, icyo kintu mu gitekerezo mwandike muri comment nimba ntarimo ndababwiza ukuri abakobwa. Hanyuma duhure muri video ikurikiraho, ndaza mvuga noneho ku bajene. Hanyuma no TikTok turi gukoreraho bayita yogere Lucibe, ugireho ukore follow. Hanyuma duhure mu biganiro bitaha. Bye bye, ndabakunda.